Nongeye kukwifuriza ibihe byiza ukomeje kudukurikira ukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Ni inkuru nziza itugezeho muri aka kanya kuri Dr Pierre Damien Umuremyi, aho yasubikiwe igifungo cy'amezi agera kuri 15 ashobora kurekurwa rero mu mezi agera kuri 6 ari imbere, nkuko amakuru atugera kumeza kugenda abivuga. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuri uyu wa gatatu rwasubikiye igihano cy'igifungo kingana n'amezi 15 Dr Pierre Damien Umuremyi wigeze kuba ministre w'intebe mu Rwanda mu gifungo cy'imyaka igera kuri 3 yari yarakatiwe. Mu Gushyingo 2020 nibwo Dr Pierre Damien Umuremyi yakatiwe igifungo cy'imyaka igera kuri 3 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye cyakozwe mu izina rya Kaminuza Christian University of Rwanda yashinze. Icyo gihe urukiko rwanategetse ko atanga ihazabu ingana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 892 n'ibihumbi 200 nubwo yari yaraburanye hakana ibyaha ashinjwa. Nyuma yo gukatirwa, Dr Pierre Damien Umuremyi yasajurira iki cyemezo ndetse umwanzuro ku bujurire bwe watangajwe kuri uyu wa gatatu tariki 29 Nzeri 2021. Urukiko rwanzuye ko Dr Pierre Damien Umuremyi asubikiwe igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe n'amezi agera kuri 3, agafungwa umwaka umwe n'amezi agera ku 9, gusa agatanga ihazabu ya miliyoni 892 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero bivuze ko Dr Pierre Damien Umuremyi ashobora gufungurwa amezi 6 ari imbere, bijyanye no kuba amaze amezi 15 muri gereza. Umucamanza akaba yavuze ko kubera uburwayi yagaragaje ndetse bamuhagarariye mu mategeko bakaba baraburanye basaba ko mu gihe urukiko rwabibona ukundi rwamuha igihano gisubitse. Yasobanuye ko urukiko rufashe icyemezo cyo kumusubikira igihano gihisunzwe ingingo z'amategeko mu ya 239 y'igitabo cy'amategeko hano mu Rwanda. Dr Pierre Damien Umuremyi akaba aregwa muri dosiye imwe na Serushyana Charles wahoze ari umucungamutungo wa Christian University of Rwanda. Uyu we urukiko wakomeje kumugira umwere nk'uko urw'ibanze rwa Nyarugenge rwabitegetse. Ni icyemezo gishingiye ku kuba ibyakozwe byose byarabaye atakira umukozi w'iyo kaminuza. Umucamanza akaba yavuze ko Serushyana Charles adakwiye kubazwa ibintu byakozwe atakira umukozi wa kaminuza. Akaba ashimangiye ko ikirego cy'ubushinjacyaha n'icy'abaregera indishyi nta shingiro n'imwe bifite, nk'uko mu rukiko ku munsi w'ejo byakomeje kugenda bigarukwaho. Mu yandi makuru, umuvugizi wa RDF mu gisirikare cy'u Rwanda akaba yishyuye umubare w'abasirikare bamaze gupfira muri Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yishyuye ko abasirikare 4 b'u Rwanda aribo bapfiriye mu mirwano yabahuzaga n'ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique, mu gihe hishwe ibyihebe byibuze 100. Ni mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa BBC Anne Soy wari kumwe n'abandi banyamakuru baherutse gutemberezwa muri intara ya Cabo Delgado berekwa ibice byambuwe ibyihebe kuva u Rwanda rwakohereza ingabo zarwo gutabara muri intara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Abasirikare 4 nibo bamaze kugwa ku rugamba rero nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa RDF, mu gihe ibyihebe byari byarigaruriye ibice binini cyane by'intara kuva muri 2017 bimaze kwamurwa abantu ahantu h'ingenzi byari byarafashe, harimo ahafatwa nk'ari ibinindiro bikuru mu mujyi wa Muchimba de Praia. Colonel Ronald Rwivanga, umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda, avugana Anso yagize ati umwanzi yapfushije abarenga 100 atabona abo twabonye n'amaso, ariko hari n'imirambo bahunganye, bityo rero ntituzi neza umubare nyawo wabo bapfushije. Yakomeje agira ati birababaje ko natwe ku ruhande rwacu twapfushije 4, ati kuva byatangira. Ku ruhande rwa Mozambique ariko igisirikare cyayo ntikiratangaza umubare w'ingabo cyapfushije ku rugamba. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda kandi akaba yatangaje ko icyazijyanye muri Cabo Delgado kitararangira, bityo igihe cyo kuhava kitaragera. Ibi rero bikaba byanashimangiye umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu ruzinduko amaze iminsi akorera cyangwa se aherutse kugirira muri iki gihugu cya Mozambique, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado ahari ziriya ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Mu makuru yandi yakomeje kugenda avugwa, Perezida Kagame akaba yagaragaje aho u Rwanda rwavuye n'aho arubona mu myaka 10 iri imbere. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagaragaje ko u Rwanda ari igihugu cyavuye ahantu hakomeye, ahanini biturutse ku mateka y'ivangura na jenoside yakorewe abatutsi, ariko ko mu myaka 10 iri imbere afite icyizere cy'uko ruzaba rwarageze kuri byinshi kandi bisangiwe n'abaturage bose b'u Rwanda. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho ku itariki 28/2021 ubwo yafunguraga ku mugaragaro inama y'iminsi igera kuri 3 ihuza abashoramari ku ruhande rw'u Rwanda na Zimbabwe, izwi nka Rwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference, kugira ngo Perezida Kagame avuge kuri ingingo byaturutse ku kibazo yabajijwe na Benson Bewe
cyaho abona u Rwanda mu myaka 10 iri imbere. Perezida Paul Kagame akaba yamubwiye ko muri iyo myaka abona u Rwanda ruzaba rwarabaye igihugu cyateye imbere ugereranyije nuko bimeze uyu munsi wa none. Ati turi mu rugendo rugana ku burumbuke iterambere. Tubisobanuye neza ni nko kuvuga ngo uyu munsi turi igihugu cy'amikoro make, turashaka kuba igihugu cy'amikoro aringaniye, ati kugeza ku mikoro yo hejuru. Perezida Kagame akaba yakomeje avuga ko iri terambere u Rwanda rushaka kugeraho mu myaka 10 rizaba risangiwe n'abaturage bose nta wasigaye inyuma. Ati icyakora si ukuvuga inzego z'iterambere gusa, ati natekereza ku mutekano w'abaturage. Ati tumaze igihe twibaka nk'igihugu, dushobora kuba hari ibyo tudahuje, ariko byose bigomba kuvamo ubumwe n'imbaraga z'igihugu. Ati ryo terambere tuvuga dushaka kugeraho, ati tugomba kurigeraho mu buryo ryungukira buri munyarwanda. Ati hatagendewe ku idini icyo ari cyo cyose cyaducamo ibice. Ati mu gihe cyashize, ati ibyo rero twagezeho, ati turashaka kugera ku birenze. Ati byashoboka tukabikuba nka kabiri, ati ibyo twagezeho cyangwa se byanashoboka tugakuba 3. Yavuze ko iyo arebye asanga nta nzira ya bugufi cyangwa se ubundi buryo bwo kugera kuri ibi, uretse kuba buri wese yakumva ko afite inshingano zo gukora neza ibyo ashoboye, kandi abaturage nabo ati bakabigiramo uruhare bahereye ku gukemura ibibazo bafite. Ati hari n'abadufataga nk'igihugu cyananiwe. Perezida Paul Kagame yavuze ko ibyo u Rwanda rugezeho uyu munsi wa none ari ikimenyetso cy'uko ruzagera no ku bindi byinshi byiza bishoboka, kuko n'ubundi ati hari abakekaga ko bidashoboka bitewe n'amateka ashariye rwanyuzemo. Ati twagize ibibazo, ubwicanyi mu gihugu cyacu mu myaka 27 ishize, ariko bifite amateka akomeye cyane. Ati ni ikibazo cyubatswe mu gihe kirekire, ati hanyuma birangira gutyo havamo jenoside. Yavuze ko amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo ariyo rwakuyemo amasomo yatumye ruraho ruri uyu munsi wa none. Ati ibyago, ati byagwiririye igihugu cyacu, ati ntabwo ari ikintu cyaje nk'impanuka. Ati dufite amateka y'imyaka yatumye bigera aho ngaho. Ati guhangana n'ikibazo nk'icyo hari amahitamo ufata. Ati mbere na mbere ni ukumenya ayo mateka, ati hanyuma ukavuga uti ndabikemura nte, ati ngo bitazongera kubaho ukundi. Guheraho ati nibwo rero ufata umwanzuro utese twahindura amateka mu kwirinda ko byazongera kubaho. Ati ntabwo buri wese rero ariko aba atekereza. Ati niyo mpamvu rero bisaba abayobozi. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akaba yavuze ko iyo u Rwanda rutaza kwiyemeza guhangana n'ibibazo byarwo ubu ruba rukiri kure cyane, ko hari n'abari batangiye rero kurufata nk'igihugu cyananiwe. Ati ku ruhande rwacu, ati byarimo politike, ubukungu, imibanire y'abaturage. Twagombaga rero guhangana n'ibibazo byacu nta rwitwazo na rumwe. Ati iyo hazamo inzitwazo twari gutsindwa. Ati hari abantu badufataga nk'igihugu cyananiwe. Ati nta mahirwe abantu baduhaga. Ati bavuga ko nta hazaza u Rwanda rwari rufite. Ati byabaye ngombwa ko duhangana n'ikibazo, kandi ndakeka ko n'abandi bahanganye n'ibibazo byabo babigeraho. U Rwanda ati ubu rufite intego yo guhindura ndetse no kuzamura ubukungu bwarwo ndetse no guteza imbere imibereho y'abanyarwanda bose. Icyerekezo 2050 gikubiyemo inzira nshya izageza igihugu ku bukungu buteye imbere ku rugero ruringaniye muri 2035, ndetse no kuba igihugu gifite ubukungu buteye imbere cyane muri 2050. Icyerekezo 2050 gifite intego z'ibanze zo guteza imbere ubukungu, umusaruro